Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni yayo tubicano yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosore nk'ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, urabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukuza gukanda subscribe niba utari wabikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi amasomo menshi ngenda migisha nayo mwamwanyandikiye muri comment, mujye muhita muyabonera ku gihe. Ndatekereza ko amaze gufata ikaramu, ndatekereza ko amaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, kandi ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko naho watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788351626. Iyo nimero ushobora no kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ese ni icyapa. B gatatu, ndakeka ko muri kukibona gifite ubuso bw'umuhondo n'umuzenguruko w'umweru. Ese ni icyapa. A kabiri kabiri, urabona gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ese igisozo cya nyacyo ni C. A 20, nacyo uri kubona kimeze nka kino cyapa cya A kabiri kabiri, bitandukaniye ku birango. Mbibutsa ko ibi byapa uko ari bibiri biri mu byapa biburira, mu bwoko bw'ibyapa biburira. Iyo video namaze kuyishyira kuri YouTube channel yacu. Ukeneye ko kwihugura ku byapa ukamenya amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ushobora kunyandikira kuri 0788931626 nkahita nk'uyu iyo video, cyangwa ushobora kuri YouTube channel yacu nibwo ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu ukareba iyo video twayishyizeho kera. Impamvu mbavuze ngo ushobora kunyandikira nuko hamaze kugiraho video zijya kuba nyinshi kugira ngo bitagutinza, kandi nshobora kuyiguha mu gihe kitarenze iminota 2. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisozo cya nyacyo ni A. Ese igisozo cya nyacyo ni B. Ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisozo cya nyacyo, B ikaba ari igisozo cya nyacyo, na C ikaba ari igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Icyapa B gatatu nicyo kikwemerera gutambuka mu masangano, kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda. Ndakeka ko uri kucyitegereza neza ukuntu kimeze. Iki kibazo, ibibazo bimeze gutya biragaruka, ntabwo bahindura ibibazo, ahubwo amasomo ushobora gufata iruhande abarayo kugira ngo urusheho kubyumva. Niyo mpamvu uba ugomba guhita ufata igisozo cya nyacyo kugira ngo nikigaruka uzagikora. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Utwaye ikinyabiziga none bakunyuzeho, ese wowe utwaye ikinyabiziga uzabyifatamo ute niba ari wowe banyuzeho uri umuyobozi w'ikinyabiziga? A iravuga ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, ugakomeza ku muvuduko wari ufite. B ikavuga ngo kujya iburyo. C ikavuga ngo kujya ibumoso. D ikavuga ngo kongera umuvuduko. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ese igisozo cya nyacyo ni B, kujya iburyo. Ese igisozo cya nyacyo ni C, kujya ibumoso, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D, kongera umuvuduko. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A. Ese igisozo cya nyacyo ni B. Ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Ikintu uba ugomba gukora ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Mbibutsa ko ino video nayo nari yakoreye ibimenyetso byo mu muhanda. Iyo video iriho, ushobora gusura kuri YouTube channel yacu ukayireba kugira ngo ujya ku bibazo nk'ibi byo ku mirongo ujye umenya ubusobanuro bwa buri murongo ku mihanda. Haba hari abahagenewe guhagararwa na za velomoteri, hagenewe kunyura amagare. Iyo mirongo yose ibihari kugira ngo urusheho kubona
amasomo ahagije kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo none uwo murongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Tegereze neza, uwo ni umuhanda, uyu murongo urombereje uciye hagati mu muhanda usobanuye iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B ikavuga ngo abanyamitende wemerewe kunyuraho. C ikavuga iki uriya murongo ubundi uvuze iki mu muhanda? C ikavuga ngo guhagarara biremewe. D ikavuga ngo guhindukira ku manywa. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Murabizi iyo mugeze kuri murongo uciye hagati udacagaguye, umuyobozi wese aba abujijwe kuwurenga. Murabizi, noneho iyo ucagaguye uba wawurenga uri kunyuranaho cyangwa uri guhindura icyerekezo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburebure ntarengwa bwemewe burenga ibiro bufite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikiri muri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Murabizi hari ibinyabiziga biba ari birebire ku buryo hagati yawe n'icyo ibyo binyabiziga biba bagomba gusiga umwanya uhagije kugira ngo ibindi binyabiziga biraba byabidepashe nihaba haje nk'ikindi kinyabiziga bibe byabona ahantu byigobeka, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. A iravuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. B ikavuga ngo igihe bigendera mu muhanda ari byinshi. C ikavuga ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1.25. B iravuga ngo santimetero 30. C iravuga ngo santimetero 75. D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ni ibihe bipimo bidashobora kurenza n'ubugari? Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, santimetero 30. Mbibutsa ko santimetero ari urugero rw'uburebure, metero ni urugero rw'uburebure, kilometero ni urugero rw'uburebure. Kilometero imwe bingana na metero 1000, naho metero imwe ikaba ingana na santimetero 100. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nibyo ugomba kumenya kuko ibintu bijyanye n'ibipimo bakunda kubibaza.
ndakeka ko rero wari wamaze kucyitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Utwaye imodoka, utwaye ikinyabiziga cyawe, baraguhamagaye wakora iki? Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, bekavuga ngo kutayitaba, se ikavuga ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba, bekavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo kutayitaba ndetse no gushyira imodoka iruhande ukayitaba. B na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, twaye ikinyabiziga cyawe, baraguhamagaye wakora iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndakeka ko mwese mwagiye mugenda mu binyabiziga, murabizi abashoferi babatwara hari igihe bakora amakosa ugasanga ari kuri telefoni ari no gutongana. Nawe rero iyo uri mu kinyabiziga uzaye amategeko y'umuhanda uhita umubwira ati manza uparike umuvugishe cyangwa ureke sohoka kugira guteza ibyago, cyangwa nawe ari kwiteza ibyago uba wamubwira akabireka kuvugira kuri telefone, akamanza agaparika ikinyabiziga, akamanza akavuga, akabona gusubira kuri vola agatwara. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Ese uriya murongo wera urombereje uri hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba? Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, ukaba utajya mu kindi gice cy'umuhanda. B ikavuga ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C ikavuga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda ugiye kubisikana, cyangwa se ugiye nko guhindura icyerekezo. Uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda iyo ugeze ku murongo wera urombereje uri hagati mu muhanda ariko ucagaguye. Ikibazo cya munani kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Urabizi ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. A iravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B ikavuga ngo hafi y'ibitaro. C ikavuga ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kuvuza amahoni y'ibinyabiziga bibujijwe hehe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ku misigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, hafi y'ibitaro. Ese igisubizo cya nyacyo ni C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi hari igihe ushobora kugera ku bitaro ukavuza amahoni, akaba hari ikintu ushobora kubangamira ku barwayi bitewe n'uko wenda arwaye nk'umutima cyangwa arwaye n'indi ndwara ituma urusaku rumubangamira. Rero kugenda uvuza amahoni hafi y'ibitaro birabujijwe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu mushuti zawe agusaba kumutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Utwaye velomoteri ugeze imbere, uhuye n'umunyeshuri mwiganye arakubwira ati wangeze imbere ariko nta ngofero y'ubwirinzi cyangwa kasike ufite, ese wamutwara? A iravuga ngo yego. B ikavuga ngo yego usibye urugendo rurerure. C ikavuga ngo yego usibye urugendo rugufi. D ikavuga ngo oya. Ese we wakora iki uhuye n'umunyeshuri mwiganye wowe utwaye velomoteri ariko nta yindi ngofero y'ubwirinzi ufite cyangwa kasike? Ese wamutwara uwo munyeshuri?
hano iravuga ngo yego wamutwara, B ikavuga ngo yego usibye urugendo rurerure, akavuga ati ndagutwara ariko ndakugeza hafi. C ikavuga ngo yego usibye urugendo rugufi, ukavuga ati ndagutwara ariko ndakugeza kure. D ikavuga ngo oya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, oya, ntabwo ugomba kumutwara kuko nta ingofero yindi yabugenewe uba ufite kugira ngo umutware. Ikibazo cya cumi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru kirimo agafureshi kajyanisha iburyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa mu moko ni kimwe mu bwoko butanu bw'ibyapa byo ku mihanda. Iravuga ngo kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B ikavuga ngo umuhanda uyoberejwe iburyo. C ikavuga ngo kata iburyo gusa. D ikavuga ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, umuhanda uyoberejwe iburyo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, kata iburyo gusa, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Kino cyapa nari nanze kubabwira ubwoko bwacyo, kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, kuko hari igihe wari guhita wumva hano ibisubizo bine baguhaye, kumva igisubizo bari kuguha bari kugutegeka, ugahita uvuga ati n'ubundi kubera ari ibyapa bitegeka, ugahita ugihitamo. Niyo mpamvu nari nanze kubabwira ubwoko bwa bino byapa. Ibi byapa bimeze gutya, bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru, waba buri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, biba bigomba kugutegeka. Iyo ukibonye uba ugomba gushyira mu bikorwa icyo kikubwiye. Rero hano kano gafureshi uriko nakakata iburyo, kino cyapa none kiri kugutegeka ngo kata iburyo gusa, ntabwo uba wakata ibumoso, ntabwo uba wakomeza imbere, kiri kugutegeka tugomba gukata uko byagenda kose iburyo. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, akarere waba urimo kose. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Ibindi byo no kwibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha. Tuba dufite dokima zigenda zunganirana, uruhererekanwe rw'ibintu ugomba kuba utangiriraho, ibyo ugomba gukurikizaho kugira ngo ujye kumara nk'icyumweru n'igice cyangwa icyumweru, bitewe n'umuhate ushyiramo, bitewe n'amasaha uma. Abanyeshuri bagenda biga amasaha atandukanye kubera ko ntabwo muba mwaratangiriye rimwe. Urambwira ati nzajya mboneka kuva saa 2 z'ijoro kugeza saa 3 cyangwa kugeza saa 4, ayo masaha nkaboneka nkakwigisha. Rero ikintu usabwa ni ukutwandikira kuri 0789 935 16 tugagufasha. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza, icyapa baduhaye gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hari aho umweru, n'ikirango cy'umukara ariko gicishijemo umurongo w'umutuku utukura, ariko urabona ko kano gafureshi kaganisha iburyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? manzu umenye ubwoko bwa kino cyapa. Abantu barebye iriya video nabashyiriyeho y'ibyapa, iyo bageze ku bibazo nk'ibi ntabwo babitindaho, babazi ibisubizo by'ukuri, kuko iyo urebye iki cyapa uhita umenya ko kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Rero kuba wamenya ubwoko bw'ibyapa niba ari ibiburira, guhitamo igisubizo cya nyacyo no kumenya ubusobanuro bwabyo biba byoroshye, kuko ushobora kubona ikindi cyapa nacyo gifite ishusho y'uruziga ariko cyaba kirimo kano gafureshi gacishemo umurongo, wenda gifite ubuso bw'ubururu, bikaba byo bitandukanye. Rero ukaba wabyitiranya. Niyo mpamvu kumanza ukareba iriya video twabashyiriyeho y'ibyapa byo ku mihanda ari ingenzi. Ikintu ubusabwa no kujya kuri YouTube channel yacu cyangwa ukatwandikira tukayiguha kugira ngo ujyanirane n'abandi. Iravuga ngo birabujijwe gukata iburyo, bikavuga ngo tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu
bigenda mu gihe ugiye gukata iburyo, se ikaba gukata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, ukaba wenda wakata ariko ukamanza ukareba ko nta kindi kinyabiziga cyaturutse mu kindi cyerekezo. D ikavuga ngo iki, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. D ikavuga ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye kiriya cyapa kimeze kuriya kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, ese ukekeza ko cyangwa uzi ko gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese handitse cya nyacyo ni A, ese handitse cya nyacyo ni B, ese handitse cya nyacyo ni C, cyangwa se handitse cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni birabujijwe gukata iburyo. Iyo ubonye kiriya cyapa kiba kikubwira ko bibujijwe gukata iburyo, kiba kiri kukuburira wenda hari icyago gihari, bakaba bari kukuburira ati birabujijwe kuba wakata iburyo. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari A, birabujijwe gukata iburyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara bw'ibara rikurikira. Mbibutsa ko umuntu warebye iriya video yo ku byapa azi gutandukanya ese ubuso ni iki, ese umuzenguruko ni iki, ese ishusho ni iki, ese ibirango by'icyapa ni iki, ukaba ubizi. Rero hano bari kuvuga ku buso, none bari kubaza ngo baba bafite ubuso bw'amabara asute. A iravuga ngo umukara, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo ubururu, D ikavuga ngo umutuku. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese handitse cya nyacyo ni A, ese handitse cya nyacyo ni B, ese handitse cya nyacyo ni C, cyangwa se handitse cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cya nyacyo nta kindi ni B, umweru. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Murabizi ibinyabiziga bigenda bigira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera runaka bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga, bitewe n'ubwoko bw'ibyo binyabiziga, niba ari ibinyabiziga bikora ku mihanda, niba ari ibinyabiziga ndakumirwa, kugira ngo umenye ingamba urafata mbere yuko bikugeraho. A iravuga ngo amapikipiki, B ikavuga ngo velomoteri, C ikavuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Velomoteri zo ziba zigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ndakeka ko waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Murabizi hari igihe gishobora kugera umuhanda wenda inkangu igacika, bikaba ngombwa ko ufunze itari gukora, cyangwa hakaba habaye impanuka ikomeye, ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda ku buryo ibindi binyabiziga bitarabona ukuntu bitambuka. Hari ibyapa biba bigomba kuba bihari byerekana icyago kidahoraho. Murabizi ibyo byago ntabwo biba bihoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana, bikaba byanakurangiraho uwo muhanda bawuyobereje. Se bari kukubaza ngo birangwa n'amabara asa ate? A iravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umweru n'umuhondo, C ikavuga ngo ubuso bw'umweru gusa, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese icyo cyapa cyangwa ibyo byapa birangwa n'amabara asa ate? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B,
ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Murabizi hari ikintu ushobora gukora kikabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga biri mu muhanda, none bari kukubwira ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagabanya umuvuduko ukagenda ku muvuduko muke cyane. Mbega bavuga ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, cyangwa ukagenda uri gukacira feri bitunguranye utari kwirinda ibyago. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Se D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukacira feri bidatewe no kwirinda icyago. Ushobora kuyikacira uri kwirinda icyago, byo nta kibazo, ariko urigenda ukacira feri bitunguranye utari kwirinda n'icyago birabujijwe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Aravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro, urebe amanota uragira kuri 20. Hano ikibazo cyabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse iburyo rikurikizwa mu masangano. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda bw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hano hari ibisubizo bine bagwaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ikavuga ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibimenyetso bimurika byerekana ko uburyo bwo kugenda mu muhanda. Ndakeka ko iyo video namaze no kuyibashyirira kuri YouTube channel yacu irimo ibimenyetso bimurika byo mu muhanda, aho biba biri gukoresha amabara 3: umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, biri kuyobora abagenzi ndetse n'abayobozi b'ibinyabiziga. None bari kukubwira ngo ibyo bimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ikakubwira ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ikavuga ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Byose bari kujya bishyiraho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. A ikavuga ngo metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo metero 3. D ikavuga ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga santimetero 30, B ikavuga santimetero 40, C ikavuga santimetero 50, D ikavuga metero 1 na santimetero 55 n'eshanu. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D, hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Santimetero 40. Ikibazo cya 24 cyo cya nyuma kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, wakora iki? Ari avuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, beka kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, seka ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, teka ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibamenyesha kwambuka. Ese hano wakora iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero ikintu wakora uri umuyobozi w'ikinyabiziga ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Igiso cya nyacyo rero hano ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara ukabareka bagatambuka. Ndakeka ko kino kizambe dukosoye hari ikintu kigufashije, ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho, kandi ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa waramutse wagize ikibazo watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.